abanyamerika bagomba kumenya ko mu gihe batangije intambara kizaba igihe cy'intambara y'akarere. Yes, ikaze kurukurikira ibiganiro bya JTM4 nizere ko meze neza cyane. Ndi Jean de Dieu Tumukunde ubasuhuza nje kubabwira amakuru atandukanye menshi cyane akomeje kuvugwa mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Kugeza ubu ngubu umwe ukomeje kuba mubi hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Ali Khamenei yaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntambara y'akarere kose. Uti bimeze gute? Ikaze kuri JTM4. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa ku gihugu cye cyateza intambara y'akarere kose. Ni mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje kwegeranya ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati. Uyu Ali Khamenei yagize ati bagomba kumenya ko nibatangiza intambara kuri iyi nshuro izaba ari intambara y'akarere kose. Uyu muyobozi rero w'imyaka 86 akaba yabivugiye mu birori byabereye mu mujyi hagati wa Tehran kuri iki cyumweru. Abanyamerika bagomba kumenya ko mu gihe batangije intambara kizaba igihe cy'intambara y'akarere. Barashaka gufata kino gihugu nk'uko bagifashe mu myaka irenga 30. Imyaka irenga 30 abanyamerika bari muri Iran, bari bafite umutungo kamere, bafite petroli, bafite politike, bafite inzego z'umutekano, bari bafite connection n'isi yose, baziranye n'isi yose. Buri kintu cyose cyari cyabo mu myaka 30. Bakoze icyo bashakaga mu gihe cy'imyaka 30, ariko ikiganza cyabo cyangwa se ubushobozi bwabo bwararangiye, ariko barashaka kugaruka bagarure situation nk'iyo mu gihe cya Pahlavi. Yavugaga ko ibi ngibi bizaba ubwo yarari imbere y'imbaga y'abamushyigikiye bari bateraniye mu kwizihiza isabukuru yigaruka mu gihugu kwa Ayatollah Ruhollah Khomeini yavuye mu buhungiro mu Bufaransa hari 1979 ibyaje no kuvamo impinduramatwara ya Iran no guhunga kw'abasha cyangwa se k'umutegetsi Mohammed Reza Shah Pahlavi warushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yaranahise imuha ubuhungiro, ivuga yuko ari ubuhungiro bwo kwivuza. Khamenei yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka guconcomera Iran mu mvugo cyangwa se mu ijambo rigira riti to devil, risobanura kurya mu buryo bwihuta cyangwa se butaruhuka. Yavuga ko nyine Amerika ishaka guconcomera umutungo wa Iran munini cyane w'amavuta hamwe na gaze karemano yayo. Yongera yuko ibyabaye mu myigaragambyo iherutse kubaho yo kwamagana ubutegetsi byari bimeze nka kudeta kubera yuko ibiro byinshi bya leta, amabanki n'imisigiti byatewe. Uyu muyobozi rero w'ikirenga yasobanuye ko iyo myigaragambyo yihitanye benshi nk'indi myigaragambyo itandukanye cyangwa se imyivumbagatanyo itandukanye igamije guhirika ubutegetsi, uko yakoresheje ijambo sedition, ijambo yakoresheje no ku myigaragambyo ya Green Movement y'umwaka wa 2009. Ati imyivumbagatanyo yavuba ngaye rimeze nka kudeta, birumvikana ko kudeta yahagaritswe, akaba ariko Khamenei yavuze. Ati intego yabo yari gusenya ibigo by'imena kandi by'ingenzi mu micungire y'igihugu, niyo mpamvu bateye polisi, ibigo bya leta, ibikorwa bya Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC, amabanki n'imisigiti, ndetse banatwika kopi za Quran. Ngira ngo nibyo ngibyo yavuze. Ariko nyuma y'iri jambo rya Khamenei cyangwa se rya Khamenei Ayatollah, Trump yavuze yuko yizeye ko Iran yakwemera amasezerano. Trump nyuma yaho gato yabajijwe ku muburo wa Khamenei yavuze ko cyangwa se bwiye abanyamakuru ati birumvikana ko agomba kubivuga, nizere ko tuzagirana amasezerano, nitutayagira tuzareba niba ibyo yavuze ari byo. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi.
ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki ngo uhagarike ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe nk'aho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Hagati aho ngaho hari n'indi nkuru yatangajwe ku munsi w'ejo ku cyumweru, aho mu nteko ishinga amategeko ya Iran byari bicika, aho barimo kwamagana Amerika cyane. Hagati ngo mbere yuko mbikubwira uko byagenze mu nteko ishinga amategeko, reka mbanze nkubwire ko mu bigaragara ko ari igikorwa kigamije kugabanya umwuka mubi n'umwuka w'uburakari mu muryango mugari wa Iran. Leta ku cyumweru cyangwa se ku munsi w'ejo yohereje ubutumwa bugufi ibibwira abaturage yuko abagore bagiye kwemererwa vuba ahangaha gutwara amapikipiki mu gihugu, ibyari bisanzwe ari ibintu bibujijwe. Amategeko ya Iran yarasanzwe amaze igihe kirekire abuza abagore gutwara amapikipiki, mu gihe leta ikomeje gushyiraho itegeko ryo kwambara za mpuzu cyangwa se ya myenda y'abagore, bikaba ari bitegetswe na leta nyine, hamwe no guhana ababirengaho. Mu inteko ishinga amategeko rero nk'uko nari namaze kubikubwira cyangwa se kubigusezeranya, ejo ku cyumweru nabwo hongeye kugaragara amashusho asanzwe amenyerewe, abadepite bongeye kwambara imyambaro ya RGC cyangwa se wa mutwe ushinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu, bagasakuza bagira bati urupfu kuri Amerika, bazamuye ibiganza cyangwa se intoki zabo. Ibingibi rero byakozwe mu gusubiza icyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafashe muri kino cyumweru cyo gushyira IRGC ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, aho Tehran isubiza itangazo ko ingabo zo muryango n'ubundi bumwe bw'ibihugu by'Uburayi nazo zitemewe. Umuvugizi wa Iran akavuga ko ingabo z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU cyangwa se European Union Soldiers nazo ari imitwe y'iterabwoba hakurikijwe amategeko ya Iran. Hagati reka maze nkubwire ko Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC yashinzwe nyuma gato y'impinduramatwara ya Iran, hari mu rwego rwo kurinda ubutegetsi bwa Kisilamu bwari bugitangira icyo gihe, nyuma iza no guhinduka imbaraga zikomeye cyane za gisirikare kandi zifite uruhare rukomeye cyane mu bukungu bwa Iran. Mu itangazo yasohoye ku cyumweru, IRGC yavuze ko ibi byemezo byafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi bitazigera bigira icyo bifasha mu mahoro n'umutekano by'akarere, ahubwo bizatuma habaho ibibazo bikomeye cyane, bigatuma ibiganiro byubaka n'imikoranire bigorana kurushaho. Nanakwibutsa ko ikindi kintu Iran yakoze gikomeye cyane ari uko uyu mutwe yawushyizeho ukaba ushinzwe kurwanya impinduramatwara ya Kisilamu, ukaba utanga raporo cyangwa se ukanahabwa amabwiriza n'umutegetsi umwe wenyine w'ikirenga ariwe Ayatollah. Ni mu gihe igisirikare gisanzwe cyo cyubahiriza amategeko cyangwa se chain of command isanzwe y'ibisirikare mu buryo busanzwe nk'ibindi bihugu. Hagati aho ngaho abayobozi ba Iran barimo no gutegura ibirori hirya no hino mu gihugu byo kwizihiza isabukuru y'impinduramatwara, hakaba hagamijwe gushimangira ubutumwa cyangwa se gutanga ubutumwa bwo kwihagararaho hirya no hino ku isi, berekana ko badashobora kuva ku byo bemera. IRGC cyangwa se zino ngabo zidasanzwe hamwe n'izindi ngabo z'igisirikare gisanzwe zifatanyije na polisi n'izindi nzego z'umutekano ku munsi w'ejo ku cyumweru zakoze urugendo mu imihanda yo mu murwa mukuru wa Iran, Tehran, mu rwego rwo kwerekana imbaraga. Ni mu gihe abasirikare bari ku mupikipiki bayoboye urugendo rwatangiriye ku kibuga cy'indege cyitwa Mehrabad
urugendo rwagiye rukagera ku mva yitwa Berezara, aho Khomeini cyangwa se uriya muyobozi waharaniye impinduramatwara ya Kisilamu 1979 yatangiye ijambo rye rya mbere 1979. Abasirikare kandi bafatiwe amafoto kumva ya Khomeini i Teherani, aho bavuze yuko bongera kwiyemeza gukurikiza intego n'indangagaciro z'impinduramatwara yaharaniye. Abakurikiye JT reka mbibutse ko witwa Hamidreza Hajibaye uyobora komisiyo itegura ibikorwa by'iminsi 10 byo kwizihiza isabukuru y'impinduramatwara ejo ku cyumweru yavuze ko ku itariki 11 uku kwezi kwa kabiri hazabaho imyigaragambyo ikomeye cyane minini mu gihugu hose yo kugaragaza iherezo ry'ubwibone bw'ibihangange by'isi. Birumvikana ko azaba ari imyigaragambyo yo kwamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngarutse gatoya ku ijambo rya Khamenei ku munsi w'ejo ku cyumweru, yanashimangiye ko ibikorwa byateguwe na leta cyangwa se bino bikorwa by'imyigaragambyo byateguwe na leta ari by'akamaro cyangwa se ingirakamaro, avuga ko abantu babarirwa muri za miliyoni bitabiriye imyigaragambyo bashyigikiye leta ku itariki 12 ukwezi kwa mbere, mu gihe ibihumbi bike gusa ari byo byari byigaragambije birwanya Repubulika y'Isilamu mu myivumbagatanyo hirya no hino mu gihugu. Ikindi kintu nagarukaho nuko hari inkuru zitandukanye zagiye zivugwaho zigarukwaho cyane mu bitangazamakuru byo muri Iran cyangwa se n'ibindi mpuzamahanga, aho byavugwa yuko ingabo za Revolutionary Guards zizakora imyitozo ikomeye cyane yo kurasa amasasu mu buryo bwa live cyangwa se amasasu y'ukuri mu myitozo mu nyanja ya Gulf cyangwa se mu nyanja y'Ikigobe, ariko kugeza ubu ngubu isa nkaho yahagaze. Ingabo zo mu mazi za Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC zivuga ko nta gahunda zifite zo gukora imyigaragambyo ya gisirikare irimo kurasa amasasu nyayo live fire exercises mu muyoboro wa Hormuz cyangwa se muri wa muhora wa Hormuz unyuramo ibitoro byinshi cyane ku munsi, nkuko byari byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye hirya no hino biturutse cyane cyane ku bitangazamakuru by'imbere mu gihugu cya Iran mbere yo ku cyumweru, nkuko umuyobozi wa Iran yabibwiye Reuters kuri iki cyumweru. Televiziyo ya Iran ya Press TV yari yatangaje kuwa kane ko izo ngabo zari ziteganyijwe ko zizakora iyo myitozo mu muyoboro wa Hormuz ku itariki ya mbere n'iya kabiri Gashyantare, no kuvuga ku munsi w'ejo ku cyumweru n'uyu munsi kwa mbere. Uyu muyobozi yagize ati ntihigeze habaho gahunda y'uko Revolutionary Guards bakorera imyitozo ya gisirikare aho hantu, kandi nta tangazo ryemewe ryigeze ribitangaza. Ibyo byatangajwe byera makuru y'itangazamakuru atariyo. Nubwo yabihakanye ariko reka nkwibutse yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere US Central Command cyangwa se CENTCOM bwari bwaburiye Iran kwirinda gushyira mu kaga bidakenewe ubwisanzure bwo kugenda mu nyanja mu gihe cy'imyitozo ya gisirikare irimo kurasa amasasu nyayo. Byari kuvuga yuko iteganyijwe nyine muri iyo minsi, no kuvuga ku munsi w'ejo ku cyumweru no kuri uyu wa mbere. Mu kuburira bikomeye cyane Iran na Revolutionary Guards, US Central Command yari yashimangiye yuko itazigera yihanganira ibikorwa byabyo byose biteje akaga bya Iran. Ubwo ni ibikorwa birimo kuguruka kw'indege hafi y'amato ya gisirikare ya Amerika ari mu bikorwa, kwegera amato yihuta cyangwa se kwerekeza intwaro ku ngabo za Amerika. Ni mu gihe kwa kane Iran yari yaburiye amato anyura muri uwo muyoboro ibinyujije ku itumanaho rya radio yuko izakora iyo myitozo ya gisirikare irimo kurasa amasasu nyayo ku cyumweru no kuwa mbere. US Central Command iti imyitwarire yari yose iteje akaga kandi idahwitse hafi y'ingabo za Amerika, abafatanyabikorwa bo mu karere cyangwa se amato y'ubucuruzi yongera ibyago byo kugongana, kongera amakimbirane no guhungabanya umutekano. Centralcom yaragize iti nubwo twemera uburenganzira bwa Iran bwo gukorera mu buryo bwa kinyamwuga mu karere mpuzamahanga no mu mazi mpuzamahanga, US Central Command iraburira Iran kwivanga mu bikorwa by'amato ya gisirikare ya Amerika cyangwa gutera ubwoba amato y'ubucuruzi anyura muri uwo muyoboro. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika buyobowe na Fifth Fleet ya Navy cyangwa se US Navy ifite icyicaro muri Bahrain nibwo bwatangaje ko butazihanganira ibikorwa biteje akaga, kandi bwibutsa ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite ingabo zitojwe neza kandi zica kurusha izindi ku isi. Ubwato bunini bw'intambara bwo mu nyanja USS Abraham Lincoln bufatanyije n'amato arasa misile ayobora guided missile destroyers ubu ngubu nibwo buri muri kano karere
ibikomeje kugenda bitera n'ubwoba impande hirya no hino, cyangwa se bituma abantu benshi bavuga byinshi. Ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo biri kuvugwa cyane cyane bigezweho aka kanya. Komeza ukurikirane byinshi tukugezaho cyane cyane mu bigendanye n'umutekano mpuzamahanga, ubukungu n'imibereho myiza.